Previously on Season 2 Episode 4. Shalom. Araje. Adukubita amategeko. Ibintu byose arabivuyanga. Ubu niwe boss wacu. Hariho igisebe. Nabaye ikiko numva ngo turimo kumva. Oya, humura banze tuzi. Banze tuzi dore nibwo kizanzamuka tukuzanira amazi bari banagutekeye. Niwewe no kumva ijwi ryiwe. Basi yakabaye wenda twatandukanye nabi uwo munsi ubwo duherukana, ariko nzi neza ko urukundo Cedric nkunda. Yakabaye yarageze nko mu rugo akongera agafata telefone akampamagara, ariko ntabyo yakoze sinzi. Mbwira uko bimeze wowe gatoya. Meze neza. Witwa Cedric. Bindi uturuka hehe? Nta kintu nibuka. Ikintu nibuka nuko nari umukozi wo mu rugo kwa Alice. Kwa Alice? Namaze kuvugana n'ababyeyi bawe twemeranwa ko mu mezi aya 3 we na Alice muramushyingiranywe, ari umugabo we akubereye umugore. Ari bite kuri zagenze gute? Oya mbwira zagenze gute kuri murarire? Ibaze ko numvise papa yagaruye ibintu ngo byo gushakana na Shalom. Nese ibyo bikakuriza? Ibyo bikakuriza uko nawe uzafatwa n'inkunguza? Urabizi ukuntu Shalom yatugize, abizi ukuntu yagize akanshimuta amagambo mabi yambwiye urayazi, none niwe uri kumbwira ngo ntibyagakwiye kundiza. Papa yabigiyemo, numvishe ari yabishyizeho itegeko ngo ngomba kubona na Shalom. Rega ari ntago igisubizo cy'ibintu byose ntago ari ukurira, sibyo? Ibaze ko waje uranabyihirerana urarira, none se wajya ubanza ugashaka kuvugisha inama? Nawe ndi kuvugura papa. Shaka kubwira ngo oya, sindi kumva ukuntu azaza kumbwira ngo nize ngo ngenda gukubana na Shalom. ariko mubwire sibyo, ni byose ntago ari byo kuririra ngo ikintu kijye kiba maze ubiturira, sibyo? Ukeneye umuntu ujye kugira inama. Ikindi kandi byiguherana ngo bigufatishe imyanzuro uhubutse, sibyo? Uri kumva? Dani, Umva icyo nshatse kukubwira. jewe akugira ngo mbeho, akugira ngo nzabe ubuzima bwanjye bwose nishimye. Jewe ndabatoroka, ndavano genda bahuge mu mbure, nje no kwiyahura niba ari nge kibazo cyo muri uyu muryango. Nyumva amarira yiguherana, sibyo? Wiheranwa no kurira ubaye mu gahinda k'ibintu kandi byakemuka, sibyo? Ukeneye umuntu uzajya ugisha inama, sibyo? Ndumva ngiye gusaba, ariko ntabwo biri gukunda. Nyumva icyo ngiye kukubwira, sibyo? Ibintu byiguherana ngo wumve ko ufata imyanzuro uhubutse bishobora no gutuma nyine wa mugana wawe wiyahura, sibyo? Ikintu ngusabye, tuza ureke kwiheba, sibyo? Wenda byose bizakemuka Cedric ntaboneka, sibyo? Byose bizakemuka. Dani ndabahunga, ndava muri inzu nge. Ari come on. Urajya ninde wundi atari amaraso yawe, urajya yandi? Ndago mbyumva. Ninshaka ngende nangare ku gasozi, ariko kugira ngo nge mbone papa. Ari basi agira agahinda ko namusuzuguye, nabahunga nkagenda ntimuzamenye naho naguye. Ari ndabizi, sibyo? Kuba ari papa afite imyanzuro ye, sibyo? Kandi nawe uri mukuru bihagije, sibyo? Icyo nakubwiye wikwiheba, sibyo? Cedric naboneka byose bizashira, sibyo? Kandi ubyizere. Ikindi kandi mfite gahunda yo kujya gushaka Cedric, ntabwo naguma nicaye muri iyi nzu.
ndashaka kujya kwishakira Cedric. ntacyo nzagufasha sibyo nzagufasha ariko nawe mbabarira icyo kintu gusabye ukizirikane sibyo kandi wirira Esha umva sister ndahageze ubu neza kabisa ngo iki byari Hoya sha mezi 3 yose Hoya nawe ni menshi aha nago noya amahirwe amaye ira pasi yo ni nzima kabisa nago nshaka kwirengagiza Oya nari reka nanjye murebe nyine nuze sisuko ito dukwanga ibintu by'ubukwe nyine si abanze ndebe uwo musore wawe wenda bese n'ubundi ko ntago wama ibintu bitari bizima kabisa nanjye ndahageze nahageze sawa si sawa aho watekeye noneho ntabwo ndi bugukire Kumana. reba ukuntu naza ndi kwicara ngumva sindi no guhumeka nabaye nk'umuserebanya Ese nsanzwe ndateka. Nasi twenyine dusigaye muri uru rugo. kumva amabondo yanjye yadimbye kuva kujya ahantu hose hadimba gatari Gusa umenye ko nari nijoro ari wowe uteka natetse bike. Urumva? mutangiye kuzana hano muri sosiyete y'urubyiruko umenye ko uri kuva mu rubyiruko Kumana. Niba ari ikintu utinya ni uguteka. ndiga njye nanga umuntu ahagarara kuri gaze ukajya gucunganwa ngo nuko bidashirira ngo ukagabanya ngo gushiramo amazi Hano tunuba wigira mana yanjye. Cyakoze Wa n'udozi. mwana we. iminota 3 mitaniye Kivuga n'udozi gahurekera. Umva ikintu ngo naguhamagariye rero gihoze. Umva nkwibwirire. Nari natekereje ntiburiya nta kuntu wajya umfasha tugashakisha Cedric ahantu hose. njyewe Wenda nka kuno wowe ugiye nko ku kazi ukambariza muri quartier niba hari umuntu waba wamubonye kuko Cedric ndatekereza hano muri quartier bari bamaze kumumenya. Nta kuntu wajya ugenda umbariza buri muntu wese ku mabotike hehe tukazareba ko yazaboneka kuko ari buretse njyewe gihozo nifate ngende buri quartier yose ngende bavuga ngo Cedric nta mwamboneye yiko sinzi niba iki kintu uri kucyumva neza uburyo kingewe izo no quartier uko bafata nko mu miss quartier yose banzi nkaho ndi miss none ngende nkomanga ngiye buri umuhisi n'umugenzi ngende mvuga ngo nta muntu wabonye Cedric nta muntu wabonye Cedric none se kuba misi no kuba wanshakira Cedric tugafatanya birahurira ahubwo se nyine urumva we bihurira kuba bafata nko mu miss ngende ushaka ko abantu bansuzugura ushaka ko abantu bambone nabi nyine nk'umuntu uciriritse ngende mbabwira ngo ngo izo tekinike ni za kera sheri ntabwo ibyo bintu bikigezweho ahubwo mve ibintu bigezweho kumva kuko tuba mu magroupe menshi ya WhatsApp so ufite agafoto kawe na Cedric cyangwa se ndaka Cedric niyo Cedric ndayifite voilà aho ngaho rero no twakorera deal WhatsApp wa mifoto ya Cedric ubundi ngagenda nyipostinga buri groupe yose mbamo no kuri status ngayishiraho ubundi nganyambwira abantu uti umuntu yarabuze nibyo bintu bisigaye biriho nizo tekinike siyazi zo gushakisha abantu umva abantu bose nganyenda mbabwira ati uyu muhungu yitwa Cedric yakoraga iwacu yari umukozi wo mu rugo nako urumva ngagenda babwira ngo uyu muhungu ni musaza wanjye cyangwa se wenda ni mu nako ntabwo nabyandika gutya nabwira ngo uyu muntu yarabuze umuntu uzamubona azahamagara ino nimero ngashyiraho nimero yawe ntabwo nashyira yanjye simenye abantu banesha umutwe maze ubundi wenda na leta yabibona ikabijyamo bakadufasha kumubona vuba vuba utagiye kuzana izo tekinike zo muri analogue turi muri digital none se nyine ahubwo
ibyo bintu by'ama WhatsApp mbwiye ntumbaza aho ifoto igera, ntumbaza abantu baba barimo. Urumva bitateza ikibazo gikomeye ko urabiyobewe ukuntu Cedric azwi mu gihugu, afite kampani izwi, urumva ni umubosi. Ese urumva ifoto ye mu ma groupe ya WhatsApp ngo yabuze, urumva bitateza ikindi kibazo bikaba byanazamo polisi? kandi ari byo nyine polisi igomba kuzamo, leta ikazamo ikabyinjiramo bagahita badufasha kumubona. Urumva ibyo ngibyo atari byo bizima aho kugira ngo cyakoze babone amatangazo, twamujyana nyine twagenda tugatanga ikirego nyine tukajyana ifoto yiwe tukajyana kuri polisi tukababwira ngo uyu muntu twaramubuze hakiri kare. Aho kugira ngo bicicikane mu ma WhatsApp group, twajyana ikirego kuri polisi tukabimenyesha. Icyo kintu wari ubanjijeho ngo ngiye cyo kugira ngo ngiye muri quartier ako si ngiye uzi ko ngiye nambuka n'ababazi isi none ngiye ngendera hejuru y'isi gutya ndi kwitonika noneho ngo ngende undi bisi nayibabaje ngenda mbwira abahisi n'abagenzi ngo urumva mwe wapi. Yego misi we, ntago ibyo bintu bigezweho. Yego misi we cyane. Okay, ngewe icyo nashaka ntakubuje kuba misi ba misi, ariko ngaho mfasha. Cyakoze Imana ntawubura byose, usigaye ufite ibitekerezo bizima, warakuze kandi ni byiza. Congratulations, komerezaho. Mwana yanjye, mbega umusore mwiza. Wow, uyu nguyu nzamugwaho pe. Ubu se sister nzamwitura iki koko? Kuma umusore nk'uyu mwiza, gusa Imana imfashe uko asa, aba afite n'umutima mwiza pe. Kuko aramutse anyemeye akankunda, nta kintu n'iki na kimwe namukorera. Nzamukunda nitaye kuntu uko ariko kose yaba ameze pe. Dani, kumeze nk'umuntu ufite ibibazo. nta kibazo cyane gikabije gihari urebye. Kidakabije ni ikihe? Turabona ni kumwe nyine umuntu watekereza ku byo bari kunyuramo bisanzwe mu buzima busanzwe, ariko urebye nta byata. So, hari ikintu ushaka ko tuganiraho, ariko biri mu rwego rwo kugusaba. Dani, ntabwo wenda ari gukomeza kubisubiramo ko urabizi nawe. Ube muhungira. Kandi kuba ngo ufite uri umwe, niyo mpamvu akenshi na kenshi mugisha inama, rimwe na rimwe ukambera aho ntari. Nubwo wenda haragera igihe kigera ukantenguha, ariko sava, niko isi yubatse. So, ikintu ushaka ko tuganiraho uyu munsi rero ni ikihe? Ushaka kumfasha? Yes. Mufashe iki papa? Ndashaka ko duharanira ishema ry'umuryango wacu. Turariharanira gute? Ndashaka kumvisha mushiki wawe Alice agakundana na Sharon. Tukumvikana? Ukabijyamo nk'umuntu w'umugabo kandi ukabijyamo nk'umuntu w'umunyabwenge. Uri kubyumva? Kandi ntukabijyamo nk'intumwa yanjye, ariko ukabijyamo nta musaza we. Uriya muryango dufitanye igihango, sibyo? Icyo gihango rero ntabwo ari twebwe bo kugitatira. Isezerano dufitanye rigomba gusohora byanze bikunze, sibyo? Twebwe duharanire ko ijambo ryacu turihagararaho. None se ubu koko papa, ubu ngego ndabyumva ibyo uri kumbwira, ariko se ni ngombwa ngo dupfe guhagarara gutya ku ijambo gutya nyine
ubuhumyi twirengagije ukuntu situwasiyo ihari. Ubu ni ngombwa ngo duhagarare ku bintu turabizi neza, yego igihango kirahari, ariko icyo gihango nitwe twenyine tugifite. Se urabizi ko uko ubifata ari nako niwaba uriya musore babifata. Iyo uri mu nzira uri kugenda ugasuhuza umuntu, iyo akwikirije urigendera, niyo atakwikirije kandi nabwo urigendera, sibyo? Yego. Kandi ntabwo bikubuza ko nugera no hirya uhura n'undi ukamusuhuza utite kuko wa wundi atakwikirije, sibyo? Twebwe umuryango wacu mfasha duhagarare ku ijambo ryacu, bo niba dahagarara ku ijambo ryabo ibyo birabareba, ariko twebwe ibyo twiyemeje tuzaba twabisohoje. Bo nibo zabinaniwe, nta muntu bazegekaho ikibazo, nta muntu bazaturaho urusyo. Kandi nzi yuko njye nawe dufatikanije byose byakorwa. Papa, ndagerageza nkuko nari nsanzwe mbikora, gusa icyo kintu rwose sinzi impamvu njye ndi kumva nyine ndi kurwana nacyo. Ndi kumva ko ibintu turimo turabikora twebwe gutya, kandi uriya musore ubu buryo nabonye ukuntu, okay, sinzi wenda mwebwe nk'ababyeyi byo muba mwaravuganye, wenda nshobora kubikora kuko uri umubyeyi wanjye ubinsabye, ariko nanjye wenda ukeneye kumva igitekerezo cyanjye, gusa ndabikora nk'uko ubinsabye. Okay, mbere na mbere urakoze kuba ubyemeye, ariko nabwo ejo cyangwa ejo bundi nugira umuryango, ukagira umugore, ukagira abana, ukagira umuryango wundi w'inshuti hirya, nibwo uzamenya uburemere bw'iki kibazo ndi kukubwira. ese Patrice, urabona imikorere y'iyi kampani ibintu biri buze kugenda gute? Ngiye byatangiye kunshanga. Rero ubwo naje sibyo, kandi urumva ngiye nakoranaga na boss mbere, boss iyi kampani natangiranye nayo, sibyo? Wenda ngiyewe nzi nkaho na weakness y'iyi kampani, sibyo? Urumva rero n'abakozi dero, sibyo? Uko guhinduranya abakozi, bamwe baza abandi bagenda, nabyo ni ikindi kibazo. N'ikindi gukorana na Shalom, nabyo ni ikindi kibazo. Urumva ibyo biragoye ndabyumva, ariko ndatekereza ko ari iby'iminsi mike, kuko mfite ikintu kiri kumbangamira muri njye n'aka kanya, kimpangayikishije ku buryo ndi kwibaza ko nikiramuka kibaye none ibintu biba biturangiranye. Natekerezaga buriya Shalom aramutse agize gutya agatekereza kugurisha kampani, hano twaba dusigaye. se rero njye ibyo ngibyo ndumva nta kibazo kinini kibirimo pe, kubera ko first of all ahubwo ko original copy ari njye yifite, sibyo? Urumva niyo yajya kuyigurisha yajyana copy bamubaza original, sibyo? Kandi noneho n'ikindi mbona kinahari, Shalom aracyishimiye kwicara ku ntebe ya CEO, biracyamuryoheye, urabona n'uburyo afite iga yo kutuyobora. Urumva rero ntabwo ari ibintu mbona yahita agirira in rush kuba yahita agurisha iyi kampani. Urumva arashaka kubanza akatuyobora, agakora whatever showing off. Rero urumva ni ibintu bigoranye pe kuba Shalom iyi kampani yahita ayitanga. Akora abizi ko Cedric ataraboneka kugeza n'ubu ngubu, bikumva rero ntabwo byabura kumangayikisha, kuko isaha n'isaha byaba. Erega n'uburyo yakoresheje bw'uburiganya yanabukoresha mu kugurisha kampani. Ibyo byo ndabizi, ariko kampani ntabwo ari ikintu cyoroheje ku buryo umuntu yapfa kukigurisha gutyo. Kampani nini gutyo, sibyo? Cyetse ayigurishije injiji wenda, ariko ibyo byo ntabwo nubwo byashoboka. Ahubwo nyine ubu ngubu Imana ikintu dukwiye gusaba Imana ikanadufasha amape vuba vuba kubona Cedric, naho ubundi turi mu mazi abiri n'ukuri pe. Turebe ko twabona Cedric hakiri kare, tubimubwire, wenda byahita binadufasha yuko ibibazo byahita bikemuka, kuko kampani irajagaraye. Gyoza. Ikintu cyatumye nguhamagara ngaho rero nta kindi. Urabizi ko usanzwe uri inshuti yanjye, sibyo?
hari ibintu nshaka kumurira. Ndakumva. Urabizi ko ubundi witwa tunabanye neza urabizi sibyo? Akera. Aha. Okay, ngufitiye dire yatanje. Hari ikintu ushaka. Ndashaka ko uzajya umpa amakuru na buri kantu kose kabera muri kampani. Ntacyo na kimwe wagiye cyangwa usize inyuma. Ngenzungukirayo. Ikibazo cyiza cyane. Urabizi neza ko byerekeranye n'amafaranga tubikora neza njye nawe. Bityo rero natekereje nsanga akazi n'ugakora neza. Umushahara wenda kuba 3. Are you serious? Of course. Wow. Ahambwira rero. Ariko ikibazo ngize. Ubuse abantu bahano nibabona nyine ayo mafaranga agenda soka ubwo ntibazahita batekereza yuko nyine ko hari ikintu kiri kujya mbere. Bakanyirukana. Nako bikagenda nabi. Tuza byose nabitekerejeho. Uzagenda ufite umushahara nk'uko bisanzwe andi nzanyagwa ku ruhande. Andi meza bizozema ku ruhande. Agarandi meza 2 undi mushahara wawe. Undi mushahara w'amezi 2. Ukubye kabiri wafashe. Nkubye okay. Sibyo? Buri muntu wese uzi neza ko afite igitekerezo cyo kuba yakira hasi. Umugezeho hakiri kare. Diru tubyumvikanye. Ariko tuvuye n'abana katuve ku bintu by'abakozi n'ababosi tusubire mu bundi buzima. Sharo umbwije ukuri ko ndarizi. Mbaye umbwize ukuri. Uramukunda cyangwa urimo gutera injuga ubeshya uterateranya utuntu duterateranya. Uramukunda. Yo. Reka kuba ko turi mu kazi. Tuganira iby'akazi. Ibindi byo tuzabiganira ku ruhande. Sibyo? Ndabizi ko nzagusubiza ukanyerwa. I know. Yozo. Ugerageze ibyo twavuganye mbere ubishyire mu bikorwa. Sibyo? Kandi ubishe ko nanjye nzangoresha ko nshoboye nawe kwishima. Nari. Sawa rero genda ukomeze ukora akazi. Tuza gusubira ngerekanye mu bindi. Sawa. Nzabikora byose niba nta kibazo. Ariko Sharomu waba ikigoryi koko. Harya ubu koko nabi ikigoryi nanjye urumva nagambanira abavandimwe banjye ngagambanira. Donc nkagambana hejuru ubwo bufaranga bwawe. Harya si amakuru ushaka. Ndaje nyaguhesha. Niba ugiye kumbona ubundi we nanjye. Kuri no shuro turahangana. Alice. Karibu Lucky. Meze neza. Meze neza. Namwe muraho. Naje turaho. Iminsi myinshi cyane. Cyane kabisa. Karibu muri Sanga. Murakoze cyane. Meze mute mwebwe? Turaho. Turaho ariko nyine maze iminsi nca mu bintu byinshi. Niyo mpamvu naguhamagaye nk'umukozi ukora mu rwego rw'ubugenzacyaha kandi nk'inshuti yanjye tuziranye. Naguhamagaye ngo ngire icyo nakumenyesha, ungire inama y'icyo nakora cyangwa se nawe ube wamfasha. Mu minsi yashize nahuye n'ikibazo cy'umuntu wacimuse, ari gusa uwo muntu twari tuziranye ntago ari umuntu twahuye gutyo ngo ahita nshimuta. Twari tuziranye aranshimuta bituma anatwara kampani y'abandi, ariko
urumva yatwaye ibipapuro ibipapuro bya kampani by'uwo musore twakundanaga. So kugeza ubu kampani iri mu maboko ye mu buryo butemewe n'amategeko, ni ukuriganya, urumva yakoresheje iterabwoba. Hanyuma ariko n'uwo musore twakundanaga kuva narekurwa, kuva uwo muntu yandekura, ntabwo ndongera kubonana nawe. Rero Lucky rwose sinakubeshya, naciye mu bintu byinshi muri iyi minsi birandenga pe. Alice rero ni ikibazo gikomeye, ariko se ko watinze gutanga ikirego? Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Urumva umunyamakosa nk'uwo nguwo, umuntu ageze wagushimuse akagutwara, icyo ntabwo ari ikintu wagombye kuba waracecekanye ukakigumana. Ndabyumva, gusa urumva hari hagikomeje kubamo iterabwoba, mbanza guceceka ngo mbanze mbona aho byerekera. Ariko umaze kubona ko biri too much, ari kwigaragambya mu mitungo itariye, noneho na nyirayo sinzi ubu ngubu ahari. Nyine maze kubona ko biteye ubwoba, niyo mpamvu naguhamagaye hano ngo uze ungire inama kuri icyo kintu, umbwire n'ukuntu twabigenza kugira ngo icyo kigezi cya nabi gifatwe, hanyuma umfashe no kuba nashakisha uwo musore dukundana bamwita Cedric. Yego Alice rero, urumva twebwe ako ni akazi kacu dushinzwe, ni akazi duhoramo buri munsi. Niyo mpamvu nakwitabaje. Watinze gutanga ikirego kugira ngo dukore iperereza hakiri kare, ibinda byari no koroha cyane tukanamufatira hafi, ariko kameme waratinze. Naratinze pe, ndabizi, unyihanganize, nari ngifite ubwoba, hari byinshi yarakiriye kuduteraho ubwoba. Uwagushimuse ngo yitwa Shalom. Yes, yitwa Shalom. Hanyuma uwo musore mwakundanaga watwariye kampani we yitwa nde? Yitwa Cedric. Yego. Cedric na Shalom hari abantu baziranye cyangwa se hari ubushuti baba bafitanye, kuko urumva nawe uri inshuti yabo bombi, hari connection bo uzi baba bafitanye, kugira ngo wenda tukurikirane amakuru twumve, nitubona umwe akaba yaduha amakuru y'undi ho gatoya twamubaza nawe. Nyine urumva ego bari bazi umwe azi undi, baraziranye. Okay, baraziranye. Okay, Alice rero twebwe turagerageza tugufashe uko dushoboye, hanyuma andi makuru nitujya tugukenera tuzajya tuguhamagara tukubaze. Yego. Kandi nyine kugira ngo dukomeze dufatanye twese dukore iperereza turebe ko tuza kumubona. Yego. Ariko hagati aho ngaho iyo habaye ikintu nk'icyo ngicyo gikomeye gutyo, umuntu w'umugizi wa nabi nk'uwo nguwo, twebwe tumufata nk'umuntu w'umwicanyi. So amakuru atangirwa ku gihe. Ubutaha mujye mugerageza mutangire amakuru ku gihe kugira ngo tujye dukurikirana ikirego hakiri kare, ibimenyetso bikigaragara bitari byasisibirana. So vuba aha ngaha rero tugiye kugerageza dukora akazi kacu dushinzwe, hanyuma tuzaguha igisubizo cy'iki kirego. Dani nawe Kami, aricyo nashaka kubabwira. Habaye iki se kandi? Sinzi wenda uburyo ndi bubivugemo, ariko umuntu bita Shalom niba nabivuga ko ari ikiraka yamaye, niba navuga ko ari amategeko, niba navuga ko ari iki, ariko Shalom yarambwiye ngo njyewe ngomba kuneka ibintu byose bera muri ino kampani, ajya amuzanira amakuru. Mbese muri make yangize umutaramakuru wiwe. Impamvu rero nje kubibabwira, njyewe ntabwo
urumva amaze kuba umuntu mukuru kamere ntabwo nshaka kuba injajwa nta nubwo nshaka kuba natuma kampani y'umuntu waturwaniriye umuntu twabanye twasangiye akabisi n'agahiye twasangiye wadutekeye neza akatubera bosi mwiza agaguha akazi nanjye akangira umuntu wundi w'aka kanya ntabwo nakwifuza ko umuntu nkurira nka Sharomu aza kongera akatubera ikirura hagati yacu so niyo mpamvu rero nari mbibabwiye ubu ngubu rwose ntabwo nyihumeka buri kanya bari kumbwira ngo nayahe makuru umbwira ibyo nagutumye bimeze biti njyewe nanabirambiwe numve ko ariwe mu Sharomu aka kanya ubu ngubu ari kungendaho hasi no hejuru ngo muhereze amakuru njye uzi ukuntu bimeze njye uko mbyumva wenda nawe uragiye kubivuga sibyo uko ubyumva njye uko ndi kubyumva afite amayeri menshi gusa uko mbyumva si umwima amakuru kugira ngo ibintu byose njye mbimwe kamenya nawe niko byumva none se namwe amakuru gute ushatse kuvuga ngo iki bintu icyo nshatse kukubwira sibyo ntundi nta kirenze twebwe intego twihaye urashobora kumubwira yego usibe kumubwira byose ariko basi ukajya unamunyurizamo ukamubwira atagira n'ukundi kuntu ari butekereze bindi ngo bimujyane kure akora ibindi bintu bishobora kutubangamira twebwe sibyo sinzabigenza gute nzamubwira amakuru nafite kandi kurumva ko ngomba kuba umunyamakuru w'umwuga utanga amakuru afite ibihamya yewe nawe ntabwo uri umwana erega uzi umaze gukura ubwo nawe uzi ukuntu uzajya ubigenza gusa nyine ntabwo uzajya ushira amakuru yose twaguhaye cyangwa buri kimwe cyose twavuze ukimubwire kuko urumva ko n'ubundi twaba twirangije nzabe mbigenza utereye ariko ndumiye kabisa agiye ndakwizeye sibyo abikora muri bwa buryo bwawe bwa bundi ujya ukoresha nyine ntawe urabuzi ubwo ni ukuvuga ngo nzazamuhereza amakuru y'ibihuha birumvikana cyane cyangwa njye nyacurikamo ibyo erega ari n'ukuntu ushobora no kuvuga ikintu uwo muntu agahita abona ko wari uri mu nzira ariko nyine ukirinda nyine gukora ikintu gishobora kutugurisha natwe urabizi hano turiho turi nko ku kagozi anytime nyine bishobora kutwakiraho ugasanga twisanze hanze njye rero mbi ukuntu ngiye kubyumva yego njyewe ikibazo ni uko ngiye kuba agatambyi ubwo muzanyirukana ubwo ngiye kuzagendera ku byo muzaza mumbwira ibyo muzaza mumbwira nibyo nzajya kumubwira ubwo nzazamba intumwa ya rubanda cyane shanani ndaho nta kibazo shanari pe bite wowe se urinde wa mumama ari hehe humura sheri bamuhamagaye ku kazi ahita agenda yihuta ariko nanjye ndahari humura uriya ni mukuru wanjye ko yakwitagaho nanjye ndahari ndakwitaho sibyo waje ryari naje kare nuko nasanze wasinziriye umeze neza se meze neza nshobora kuba maze igihe kinini ndyamye uko ndumva numvikana ndumva ndimo kubabara hano mu ijosi none se uriya mumama muravukana yego ni mukuru wanjye ushobora kuba utaronze ariko umwana mwiza yaramfashije yamumfasha arankarabya akampindurira imyenda anyitaho uko ashoboye nanjye rero nuko basi se araza kugaruka vuba ndashaka byibuze kumubwira ntugire ikibazo niyo yatinda ngenda hari nanjye ndakwitaho ukuri uriya ni mukuru wanjye ni amaraso yanjye umutima mwiza wabonye afite nanjye niwo mfite ndabibona ko mufitanyemo agasura harimo agashusho ndakwitaho ntugire ikibazo rero wumva se umutwe uri kukurya wumva bimeze gute Imana ikomeze ibahe umugisha muri abantu beza niba nimera neza nanjye nzagerageza njye niyitaho nari mubaje nimba wumva umutwe uri kukurya nimba ujya ugerageza ukanywa amazi menshi iyo mazi ndayanywa ariko umutwe we ntushira kubera igisebe mfite hano ariko kiri kugenda cyoroha uriya mama yansigiragaho umuti akafungura bande akagura
ari hehe se, yagiye he se? yagiye bampamagaye mu kazi byihutirwa, niyo mpamvu yabashije kugenda atakubwiye ko yabonaga unaniwe usinziriye, nibwo yahise ampamagara nanjye mpita nza nihuta. Yagiye nta n'izina rye nzi, nta ki, si buriya sinzi n'isaha, sinzi n'ahantu turi. cyo warababaye kweri. Nose byagenze gute, wageze hano gute? Byo nta kintu wibuka na kimwe? Nta kintu na kimwe nibuka, Ko wageze niyo nkuriye memoire, ibintu byose nta kintu na kimwe nibuka uretse ko natandukanye n'umukobwa twakundanaga witwa Alice, dutandukana dushwanye, anyirukanye, nta kindi kintu nibuka.